Natasha ibintu urimo urakina n'ubwa mbere bigiye mu maso y'abanyarwanda. Hana boro umutipa gushyiramo n'intoki man like live man kuri kamera. Rero warakaye nabanywereje uryame imeze gutya. Akoreka no man ngemba ndi mu kazi ariko tumba ngemba ndi seriye. Bire bintu biramfuisha cyane Natasha nuzabyonje. Ndimo natinya no kubwira abantu kuri X wanje. Ntago nyirakundanye nawe Dumba. Natangiye gukundana ryawe na Dumba. Natasha umenye ibintu ugiye kuvuga niba atari ugukundana n'ugusamba. Ubunye takiri cyo kurugo wicaye kwa Irene uranyataka. Manje na umwataka manje na umwataka nuko. Bire bintu nukunyataka. Ari amafaranga bivuga ko ari ya Dumba. Ayasha. Azagera ngo twarabyibagiye. Amukene. Ukarigura imodoka ukayigura umuntu. Isu. None si yo modoka mwavuga kanjewe ntagira nje ahubwo umva gushaka yico urashaka yico modoka zanyu urashaka yico Wona kuretse ibyo twakoze niba twarabikoze birarangira ndakuyihorera ibyo twakoze bivuga ibintu twakoze kabisa abanyarwanda mwabonye ibyo nakoranye na Natasha mwandike mu mbwate twarabibonye Ujya kuza uzazane kondomu zifite quality kabisa kondomu zano zibaze komeye nashyizemo igitwe unsaba kondomu nkuramo uvuze ngo washyizemo igitwe cy'icyo wangegeraho icyambere na mbere ni wowe ugaruye ubusambanyi muri showbiz ntago njya nsambana ariko is okay filime z'urukoza soni nazo nakoze Natasha ibintu urimo urakina n'ubwa mbere bigiye mu maso y'abanyarwanda ndi umunyarwanda kazereka ubwa mbere tugikundana usoma ugahita ugenda ukabyohereza Dekati akose Dumba reka nanjye ngushyira hanze sebyo so bishatse nije washatse gusomana nawe nukabeshya hano wewe cyabana ntago nyirakundanye nawe Dumba okay twarabyanye narakuriye urandye warandiye wose warandiye Ese ngiye ko ngoje ikibazo urakinze ndamutse narakuriye nanjye naba ndi kubyigamba ngiye ntabwo nshobora kuvuga ngo narakuriye kandi ibintu twarabyumvikanyeho okay nabyumvisha umva rero mubwire Dumba sibyo icyo video yanjye nawe ijya no hanze umuntu wa mbere wagize ubwoba yari wo kwibeshya abanyarwanda kubera ni wowe wayitambaje no wayihaye Dekati no se nimba na Dekati nyine nigiye imuhaye nuvuga ngo giye rero ibanga ryanjye ryose nigiye urishyira hanze ibanga ryawe urishyira Dekati Dekati ni inshuti yanjye maye ni ishumi yanjye byadanje none Dekati ni uduteranya kubera sinumva icyo napfuye nawe oya Dekati nta kintu twapfuye nawe oya ndimo nakubaza Dekati ni uduteranya aduteranya gute se ubunye takiri cyo kurugo wicaye kwa Irene uranyataka manje na umwataka manje na umwataka nuko bire bintu nukunyataka uza ko mutinyuka ariko bagubwira umuntu wagutinya yatinyuka Dumba koko yarahora none se mushaka hiki umva nkubwire rero Dekati arenga wona kuretse ibyo twakoze niba twarabikoze birarangira ndakuyihorera ibyo twakoze bivuga ibintu twakoze kabisa abanyarwanda mwabonye ibyo nakoranye na Natasha mwandike mu mbwate twarabibonye uzgo uri kunshyira hanze wisanzuye indemo bazashyira hanze warikize hanze none ya Fabrice afashe iriya video arahari nawe turi kumwe Fabrice nazi arabyanze Fabrice kubera azi kujya ushaka kubeshya njyewe ntabwo nabeshya mani ni petit frère twakoze video turi kumwe njyewe nawe mu modoka urabyibuka Fabrice ntabwo yari ahari kwanza uwo munsi ndabyibuka ntabwo yari ahari Dumba yibeshya abanyarwanda reka noneho mushyire ukuri hanze kabisa ntabwo yari ahari Fabrice Kanombe waraye ntabwo yari ahari ntabwo yari ahari Fabrice ahantu twari turi kumwe hari Kibagabaga Kibagabaga niho twari turi kumwe na Fabrice dushootinga ka video ka Bruce Melody ka Samoye njyewe nawe na Fabrice umva Fabrice nta kintu na kimwe cyane atazi rero n'iki kibazo cyawe rero icyo gihe
icyo gihe cy'iyo video wahaye Dekati wageze mu rugo iwanjye mu gitondo saa moya wasinze. Maze gusinda. Uwo munsi urawibuka cyane ntawe wibuka? Shangiye ndibuka ko ngewe nshaka kuwenda man kanze mubwiza kuri. Ngira uko Alex nagiye mwongera kumvugira. Urumva se? Kanze mubwiza kuri katuvugisha kuri. Ariko nawe kubeshya. Ariko kubeshya. Ndi kubeshya iki? Nuri kuri Fabri nago ndi nduri kuvuga. Nigero cyane no. Irene aragushuka agahita guta mu menyo yiwe. Cyakora yaranshutse ibyo ndabyemera. Irene aragushuka agahita guta mu menyo y'ingwe ukashaka ibintu byo kwihagarara ukanse. Ingwe ni ndetse amenya nayandi. Ingwe wose uri ingwe. Ubi utaza arije kugukorera. Nago ni waruje kunkorera ikimani. Wari kuzinduka mu gitondo. Wari kuzinduka mu gitondo nta kindi kintu bavuga i Kigali. Bobya bari. Ariko abantu ndababwiye mubanze mu muhamagare. Bamubwira iki? Kugira ngo kubera ubu ngubu dushobora kumvikana ukambwira ati nibaduteranyije ukambwira ugahita wibura ngo ati rena bayambesheye ugahita uvuga ibintu bakabyumva ariko ubu narinzi ko ngiye ewana kugutatamura uzi ikintu cyitwa kugutatamura. Niba uri umu ex wanje urumva? Kuse no ex wanje twarakundanye. Bagira kubeshya abana ariko. Twarasambanye noneho niba basambanye baba bataha. Yanasambanye nawe. Ako dumba nawe. Wakoze iki? Yewe nawe. Wakoze iki? Ubiza ko nakavuga nko gusomana amaye umva. Wapi nako nawe karimo kabisa. Abanyarwanda bemenya bana kuri live umva. Dumba ibesa. Nawe uri kwitata nkaho utari seriye nyine. Nyine wenda twara abakinnyi tubereka ko nyine turi mu rukundo ariko ntabwo twabikoze. Ntabwo wankundaga. Ngewe unakunda gukunda. I love you so much. Ntabwo wankundaga. Ntabwo ari ukubera nagukatiye. Ntabwo ari ukubera ngo nagukatiye wallahi ariko ndumva nawe nagukatiye asa kindareshe. Ese ndumva kugera ku kimani kushaka kundana. Si wowe wamvuze, si wowe wabitangiye. Yenda koze ikimani je Irene si wowe wamvuze. Irene yaranshutse ndashukika imubwira ibintu bitabaho. Reka nkubwiye rero Irene niyongera kugushuka. Ntabwo nzongera. Oya uzajya umubwira ati Irene ati ndekera sheri wo muri Canada. Ndekera sheri kabisa wo muri Canada. Ati ndekera sheri wo muri Canada ariko wowe baragushuka. Nazo mungu yari ahari mwana. Mungu yari ahari. Uwe mungu wanje. Mungu yazamuye ajya ngutande. Tonalite harya. Tonalite. Urumva reka nkubwire ukuntu rero uzajya umubwira. Ati ndekera sheri wo muri Canada. Ati ewana ibintu byacu nitwe tubiziranyeho tuvire mu buzima ariko wowe ukuntu ituyagara ngo mani ngo dumba ngo jewe ngo imodoka ese bakuguriye imodoka ndo ingurese none si yo modoka mwavugaga ngewe ntagira nje ahubwo umvuga ushaka iki urashaka iki imodoka zanjye urashaka iki uri kwisetsa none si byo none si byo ko barambwiye ngo wagiye n'akamoto ngo ujye Canada Kono kuri airport yana bagiye n'akamoto. Natasha hari igihe wazaga mu rugo iwanjye n'usanga imodoka. Wenda nayibonye ariko ntabwo bisobanuye ko utagiye n'akamoto ujya Canada. Oya kuri airport kubera icyo usebye Natasha erega wowe niba wowe ndetse n'ubute byari kubwira ibyo numvise. Wowe niba unampize hari abandi bakobwa bankunda kandi nibumva ko nafite imodoka bashobora kunyanga. Wowe kubera icyo wabonye imodoka narabonye y'umutuku none se kubera icyo uvuga ko nta modoka ngira ari n'umuntu wandabuye ariko ngo n'umutinganya imana ndabura nagora umumbese ngiye mbwira ukuntu umutinganye igihe gihe nshaka kubimenya nimba warambuye nziza Natasha afite imodoka yarabaspon nziza Natasha ni ndugu urarengereye aho ngaho
umuntu usomana kuri kamera yarengera muvuze mubaje none se uraza baramubwira kuvuga bantazi sibyo se cyo gusomana kuri kamera mani ibintu bisanga nuko abantu babyintambara urumva se ibintu bitarenze tu ese reka nze nkubaze era kari film mari gukina mubigize gutyo ubuzima busanzwe ko mutarebye stories ko mutibuka story mukaba muri kureba ngo narasomanye mani muri kuraba narasomanye koko hari no